Shalom shalom mushuti bavandimwe mwaramutse mwiriwe muraho ndabasuhuje ngo shalom shalom amahoro kubo iburasirazuba amahoro ku iburengerazuba amahoro kubo mu majyepfo nabo mu majyaruguru mwese turabasuhuje kandi turabahobereye cyane tubabwira ngo umugisha w'Imana itanga ubabeho muri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo nkaho turi uko habyerekana. Mbere ko nkomeza ndi kumwe n'umutumirwa ndagira ngo abanze adusuhuze mbere yuko nkomeza. Karibu karibu mutumirwa. Do shalom shalom nshuti zacu. Oh my god, nari mbakumbuye cyane ndabahobeye mwese ndabakunze muri kino gitondo. Hano twebwe hano turi mu gitondo numva nabahobera mwese aho muri Mana yanjye mubone yambi ndabashuje cyane cyane cyane. Ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'umuryango ubakunda ado vibe. Turaje rero kugira ngo tuganire namwe, tuganire tumaranire ngo tuboneraho kubashimira kuba comment zanyu zidutera courage. Ariko hari abantu benshi banyandikira mu gikari, ndashaka izina comment zo mu gikari mujye mwihuta munyaruke muzirundeho ubundi dukomeze twubakane. Yes rwose ako kantu gakomojeho. Niba comment uwumva yagufashije niba nta kibazo, ariko nanone biterwa n'ukuntu umuntu ashobora kuba wenda yandikwa n'umuntu afite impamvu adashaka kwishyira hariya, ako nabyo turabishimiye. Ariko dukomeje kwifuza ko comment zigira, kuko burya na comment yawe ifite umuntu yakigisha ayisomye akayumva. Mwumvishe rero ko nashyizemo aka karirimbo karimo background kavuga ngo gusenga kwanjye kukugereho. Suko nirengagije yuko hari amategeko agenga ama backgrounds cyangwa se y'indirimbo, ariko nuko nzi ko uyu muvandimwe turanamusuhuje aho ari ni turamushuje Aime Frank cyane kandi turamukunda, dukunda ibihangano bye, dukunda ukuntu ahimbaza Imana n'ukuri mu mwuka no mu kuri. Imana imuhe umugisha. Niyo mpamvu rero aka karirimbo rwose yekomeza sheri wanjye. Yego turi kuganira dukunda uburyo ki Frank ahimbaza Imana mu mwuka no mu kuri. Uzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuga se riravuga ngo kuko Imana ari umwuka n'abayihimbaza bayihimbaze mu mwuka no mukuri, cyangwa se abayisenga bayisenge mu mwuka no mukuri. So twaje gusobanukirwa yuko abantu benshi bajya mu mwuka ariko ntibakibagirwa ukuri. Frank turagushuje cyane, indirimbo zawe ziradufasha no kuri Imana guha umugisha. Komeza ukorera Imana, ni byiza ni by'igiciro kuba uri umuntu Imana yitoranyirije ikaguha impano nk'iyi idufasha cyane. Rero muri iki gitondo turavuze ngo gusenga kwacu kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi, umugisha wawe kukuwutanga nta mubabaro uzamo, unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga, umugisha wawe kukuwutanga nta mubabaro ubamo, unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga, umugisha kubw'ubuntu bwawe, kuko umugisha utanga nta mubabaro ubamo, kandi unkomereze amaboko kuko nshobozwa
nawe umpa imbaraga. Frank turamusuje Imana yo mu ijuru imuhe amahoro n'umugisha kandi impano ye yaguke kuko yararirimbye ndafashwa, yararirimbye urafashwa, yararirimbye turafashwa. Nguyo umuryango. Ibi dukora si twe tubitangiye, ahubwo bagenzi bacu babitangiye kera mu buryo butandukanye. Hari abivuze mu ndirimbo, hari ababivuze mu magambo, mu nama, mu bitekerezo, mu mivugo. Hey, byinshi cyane. Abanditse ibitabo mu nyigisho ni nyinshi cyane. So nukuri n'abandi baje kuri YouTube nkatwe, araba kuri TikTok, araba kuri Instagram. Ariko icyo tuba tugendereye ni ugucyazanya, gufashanya. Uyu munsi rero nkuko mubibona umutumirwa wacu ari buvuge, numva ndashaka ko uvuga ariko nabyukiye mu mwuka wo kubwira abagabo bene wanjye, umva imba ruko ndi umugabo nzajya mbwira abagabo mbasubiriremo mbabwire iby'inshingano zacu, mbibutse tuganire kandi si ukubafata wenda ko batafite icyo bamara oya, ahubwo ni ukugira ngo nk'uko abadamu bacu bajya baba mu mahema bakaganira ibyabo by'ukuntu bakora iby'inshingano zabo, natwe abagabo duhagarara mu marembo tukavugana iby'uko tugomba kuba inkingi ya mwamba kugira ngo urugo rwacu rube rukomeye rufite inkingi ihamye. Ibintu rero ngiye kuvuga ntabwo ari ubwa mbere, ikiganiro muri make tugiye kuvugaho ntabwo ari ubwa mbere, ndibuka ko nakivuzeho ndi njyenyine, ariko uyu munsi nifuje kumva yuko Do agira icyo avugaho. Do, are you ready? Aratunguwe. Ntabwo natungurwa kuko maze kuvuga ko nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Amen. So hari ikintu ukomajeho uravuga ngo abagore tuba mu mahema, abagabo mukaba mu marembo. Icyo kintu wagisobanura uti mbabwire ingiri ni yerekwa n'ubundi ryahawe na Apostle wacu Apostle Mignone Kabera. Wenda bamwe baramuzi. Bamwe baramuzi, turamushuje Apostle, turamukunda, turanamwubaha cyane. Turashima Imana yuko yaduhaye kuba munsi y'umutaka we uwo muhamagaro we, n'umugisha ukomeye kuko aho niho twumviye yuko umugore agomba kuba mu mahema, umugabo akaba mu marembo. Ubwo rero tushaka kumenya abagore muri mu mahema turabashuruje cyane, abagabo muri mu marembo namwe mukomere tubatereye. Bagabo bari mu marembo nabasuje cyane, Uwiteka Imana abahe umugisha, tugumemo duhagarare tubaka umuryango, twiyubaka kandi twubahana. Imana y'amahoro igomeze iduhana umugisha. Komeza Do. Ikibazo kirabaza ngo wowe uri hehe? Ese mugabo uri he? Njyewe ndi mu marembo neza. Njyewe ndabaza uwo nguwo. Ndabaza wowe uri kunyumva none. Umugabo mugenzi wanjye uhagaze. Mugabo we uri hehe? Mugabo njye ndi mu marembo, uri hehe? Ni ikibazo tubajije. Do aratubajije ngo wowe uri hehe? Njye nahise nsubiza ngo mpagaze mu marembo neza, mpagaze bwuma. Ngaho tubwire rero wowe uhagaze mu marembo, ndagushimiye cyane kandi ndabibona ko uhagazemo neza, mbese uracometse mu marembo, nimba nta cyakwinjira, none nta cyakwinjira. Ubundi guhagarara mu marembo biba biryoshye iyo umuntu ari mu mahema azi neza ko hari umuntu uhagaze mu marembo. Uba wumva uri secured, uba wumva mbese umutekano wawe urarinzwe, uraryama ukizigura. So reka rero tukubaze utubwire ni gute umuntu ahagarara mu marembo? Guhagarara mu marembo, amarembo ubundi ni iki? Ndabivuga uko mbyumva. Mu marembo ni aho kwinjirira. Mu marembo ni ahantu navuga ngo ikintu cyose cyitwa karibu kinyura. Ariko amarembo numva yuko nkurikije mu myaka yanjye mike ibintu nzi, ntago mu marembo hinjiramo abahawe karibu gusa, ahubwo amarembo ni umuryango kutari uw'inzu, cyangwa se ni umwanya wagukiye kuba hakinjiramo umuntu cyangwa ikintu mu gihe runaka. Ariko ayo ni amarembo, ni inzira yagutse, ni inzira ikinguye ariko yinjira. Ariko nyikomeza ntago kuba ari amarembo bivuga yuko hagomba guhora hakinguye, no.
ahubwo hagenewe kuba hatanga kwinjira no gusohoka mu gihe runaka. Bivuga ngo kuba ari amarembo ntabwo bivuze yuko ari aho kwinjira uko ibintu byose bibonye cyangwa se uko igihe cyose biboneye. No, hagomba kuba hari order, kuko amarembo n'ayiki n'ay'urugo, kandi amarembo nagana he, nagana mu rugo cyangwa se nava mu rugo. Sinzi wenda mbivuze uko ubwenge bwanjye muri aka kanya bumbwiye, ndumva ari icyo. Simba hari ikindi wambazaho? Ariko buriya reka nkubwire, hari ikintu twigaga twavugaga kera, reka burya natwe turabajya, ntabwo ntabwo muri abadotsi turabashuje, bacu turabashuje, mwebwe muri 1990 turabashuje. abantu batatu ariko buriya baracyabisunika, abantu batacunze ibidurugumu. Rero icyo nashaka kuvuga, hari ibyo twitaga intuzi. Twajyaga tuvuga ibikingi, twajyaga tuvuga imyugariro, ibikingi by'amarembo, sibyo? Ibyo bintu murabizi? Muri iki gihe tubyita portail. Ubu ngo ni gate. Yes! Ni gate. Ariko uzi ko ari ryo. Nibutse ya terme yacu ni the woman in the tent and the man in the gate. Yes. On the gate. Cyongereza. Okay, so reka tugere. Rero mu by'ukuri ibyo bintu twikera twarabyumvaga ko habagaho ibintu byitwa imyugariro ku bantu nyine bakuze nkatwe. Imyugariro yizi? Imyugariro ndayizi. Batubwire ko imyugariro bivuga ku nshinga nyine. Urumva ni imyugariro ni izina ry'ibyo bikoresho, ariko ubundi bivuga ku nshinga yitwa kugarira. Kugarira rero ni ugukinga, ndetse hari naho mu kinyarwanda cyimbitse bavuga ngo guhindira. Okay. Imyugariro rero ngo ni uguhinda. Uhindira ibintu, ukumira. Ni imyugariro. Ndibuka ko ni ibintu ibiti bagenda bagatema, ndetse mu cyaro imyugariro ahanini igiti, hari igiti cyitwa umurama, nicyo ntangaho urugero. None icyo gitari ukuntu bagitemera hasi, hejuru kiba gifite ibintu bimeze nk'amashami. Noneho ibyo bintu bakabitema bakabizana mu rugo, noneho bakajya babikingisha nimugoroba mu marembo y'urugo, apana amarembo y'inzu. Amarembo y'urugo. Iyo myugariro rero ni ukuhindira, ni nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo nta karibu. Wumva? Noneho ndetse n'inyamaswa cyangwa se ibindi bintu bidafite gahunda, iyo uje ugasanga igihe bugariye, ntago wakomanga. Ubundi byiza subirayo, keretse ufite ibibazo runaka cyangwa se uri umuturanyi ufite impamvu nyayo yumvikana. Ariko ubundi kugarira ni ikimenyetso kivuga ngo ahanini n'umugabo nyururugo yageze mu rugo. Bivuga ngo rero ugomba gutanga umutekano. Umugabo yisangiye umugore mu mahema, ni igihe cy'umuryango, nta kavuyo k'ibiva hanze. Kantu rero nyine ni byiza gusubira inyuma mu mateka, kugira ngo n'abadotcom bari gukura uyu munsi wenda nibazumva iki kiganiro bazumva ko ibyo bintu byigeze kubaho. Urabivuze mpita nibuka ukuntu urugo rwabaga rumeze, ari byo twita igipangu uyu munsi. Igipangu murabizi uko kiba gifunze nyine. Kera bundi bakoreshaga imiyenzi cyangwa se imbingo, ugasanga barazitiye urugo nyine n'imiyenzi, barateye imiyenzi izengurutse urugo, akaba ari rwo ruzitiro, cyangwa se barakoresheje imbingo, biterwa n'agace k'ahantu n'ibyo bafite. Noneho warangiza kubakira urugo rwawe, akaba ariho uzashyira ya myugariro. Hari n'abashyira ibiti byitwa cyprès. Hari ibiti byitwa cyprès twajyaga tugira muri za pepiniere. Noneho hakaba igihe ndetse cy'umuganda, hakaba igihe cyo gutera ibyo biti. Ahanini iyo babiteraga ku gasozi, habagaho na profi yuko abantu bamwe bagira ibyo bajyana mu ngo kugira ngo bubakishe ingo zabo. Ukatuzengurutsa bigakura bikazagaba amashami, noneho hakabaho kubigira gute, guparata. Siko nkibutse guparata. Hari ni uko bya biti bizamutse, ko rwa rugo rwubatse, rwaba imiyenzi, rwaba ubwo bwoko bw'ibindi biti, za cyprès n'ibindi ntibuka. Noneho guparata ni ukuzana ibindi biti ariko bifite imihiri bifite umubyimba mutoya. Bishobora kuba ari
buriya bwoko bw'ibiti urabona umugano ahantu bashobora kuba bafite imigano cyangwa kabyara imbingo cyane cyane wavuze guparata byibutse koko hari ukuntu nyine izo mbingo bazishyiragaho bakagenda banashyiraho n'imigozi y'ibirere cyangwa se imigwegwe bakagenda nyine kuzirika buriya babyitaga iki ntabwo mbizi pe ariko abantu bashobora kuba babizi batubwira muri comment kugira ngo twiyibutse n'umuco twiyibutse naho twaturutse ni ukuri nubwo turi kugenda dutera imbere ariko ibingibi niko kera twabaga nk'ubu urubingo ruje gutya subconscious yanjye mise numva ko usiko tuvuze urubingo nkahita nibuka inkoko ukuntu nyine imbehese twazabaga ziroshye abantu bagifite imbehe rwose turabasuhuje ariko mana ya cyane imbehe n'uruho uruho nibutse uruho nyogokuru yajyaga amperamo igikoma sha uruho se ninde wadusobanurira uruho icyari cyo tutarajya kure ntabwo uri mu marembo ngisobanureho uruho ariko mana yanjye umugabo mu marembo rwose w'umugore mu ihema bazanyemo n'inzuho bazanyemo uruho ni urabona ndarusobanura mpereye ku gicu ariko ntago ari igicuma no agacuma uducuma hari igicuma ni kinini agacuma ni gatoya noneho biva ku uruyuzi ariko atari uruyuzi rutari ruvaho amadegede yo kurya ahubwo ni uruyuzi rwera ibyo bintu ibicuma gucuma rero ni igikoresho nyarwanda nakita gakondo ariko si nyarwanda gusa ko ni Burundi bibayo ni Bugande nabibonye n'ahandi ariko noneho byo banyweragamo ni ibikoresho bya gakondo niko nabyita rero twihuse tugera ku ruho ako gacuma gatoya hari biba bifite uburyo cyangwa se forme bakatamo kabiri noneho igice kimwe kikamera nakita igikombe cya kera kikaba cyasamye kirambuye noneho gifite ni inkondo noneho aho umuntu afata noneho uruho rero rwakoreshwaga mu kunywa kudaha amazi mu kibindi cyangwa se mu kidomoro ubwo tuboneyeho gusuhuza abantu bose bakoresheje uruho abantu bose bakoresheje gutyo mpita nubika umuvure amazi bayashyize mu muvure ugakoresha uruho tugarukira twikomereze twagera mu kanyatsi ibi byose twabitangiye tugira ngo tuvuge ku bintu by'umugabo uhagaze neza uhagaze twatugeze mu marembo reka rero ijambo ni iryawe tubwire uko wumva umugabo ugomba kuba ahagaze mu marembo ni umugabo umeze asahagarara mate tubwire neza tumaze gusobanura rero amarembo ni hahandi ni inzira yinjira cyangwa isohoka mu rugo aho hantu rero ni ahantu hakomeye cyane ni ahantu ho kubahwa ariyo mpamvu twavuze ngo guhagarara mu marembo guhagarara mu marembo ni ikimenyetso cyo kuba urugo rufite umutekano umugabo uhagaze mu marembo ni umugabo nanone nsubiye inyuma guhagarara mu marembo ntago bihagije ushobora guhagarara mu marembo ariko uhagaze ute ushobora guhagarara mu marembo uhagaze nabi ushobora guhagararamo ariko usinziriye ushobora guhagararamo ariko wirebera ahandi ushobora guhagararamo ariko ahubwo urindiriye uri ikibazo uhagaze mu marembo ariko kugira ngo abari mu mahema badasohoka kubera yuko ufite ibyo utagetinze mu yandi magambo guhagarara mu marembo ntago bihagije ahubwo twasobanura ko guhagarara mu marembo n'uburyo uhagazemo ari byo bifite umumaro kuko twavuze ngo uhagararanye iki uhagararanye ntego ki uhagaze urinze iki ese kuhagaze mu marembo abo mu ihema bafite umutekano cyangwa se uhagaze mu marembo nk'intego yo kugira ngo hatagira ikinjana abari mu mahema ni ukuvuga rero guhagarara mu marembo k'umugabo kwakagombye kuba gufite n'intego guhagarara mu marembo umugabo uhagaze mu marembo se ni umugabo njye navuze ngo mpagaze mu marembo neza ni ukuvuga ngo nkanuye amaso ndi vijira ndi umurinzi w'ihema ryanjye ihema ni iki ihema niho ubuzima buri ihema niho hakorerwamo ibyo kurya ihema niho habikwa ibyo kwambara ihema niho umuryango uri nk'umugabo nk'umutwe w'urugo mu ihema niho umugabo umugore wawe cyangwa urubavu rwawe cyangwa umufasha wawe ariho ari kandi nk'umugabo
inshingano imwe mu nshingano z'abagabo ni uguhagarara ugahagararira n'umuryango wawe, ni ukuvuga ngo umutekano w'abawe ukaba ushingiye ku kuntu uhagaze. Niyo mpamvu rero guhagarara mu marembo ari ikimenyetso cyo gukumira ikibi, ni ikimenyetso kandi gitanga mesaje imbere mu mahema y'uko bidagadure, baryame, basinzire, bagubwe neza, bakore imirimo yabo bisanzuye kuko umugabo arahari. Guhagarara mu marembo ndetse ntabwo ari uguhagarara gusa, ahubwo ugomba gufite n'intwaro. Intwaro ntabwo ari imbunda gusa, intwaro si icyuma gusa cyangwa se inkoni, oya, ni icyizere, ni ubumuntu, ni urukundo, ni intumbero, ni ikiganiro. Guhagarara mu marembo rero nta nubwo ari ukugenda ngo uhagarare n'amaguru yawe, ahubwo guhagarara mu marembo ni ugutanga, ni uguhagarara mfura n'ubuheta umugore wanjye, ni gutanga ibyiringiro ko umugore wawe n'abana bawe ibyo barimo gukora nabo nk'inshingano byabo iyo ngiyo babikora bisanzuye, imitima yabo iguwe neza, imitima yabo inyuzwe. Urumva? Imitima yabo inyuzwe, imitima yabo inyuzwe, kandi batishisha kuba bakugisha inama, bakubwira uko batekereza ibintu nuko icyo bakwifuzaho bakibona. Urakoze cyane pe, uratubwiye ukuntu guhagarara amarembo bimera, ahubwo wowe uri kutwumva uhagaze kuzuza inshingano, uhagaze ute? Nge nkurikije pe ibintu byose tubwiye numvishe ko ari umugabo uhagaze mu marembo, ari umugabo uhagaze mu nshingano ze neza, akwikiye, yiteguye kurinda urugo rwe, kuko twumvishe ko mu marembo ni ahantu, ni kuri gate kuri ubu tuvuga, niho abantu, niho ibintu byose byinjirira. Ni iki kiri kwinjira iwawe? Ni nacyo kintu wenda ntagushenga ijambo shere wanjye, kuri iki gihe hari ibyo bita abazamu cyangwa se abarinzi. No ugasanga gate yiwawe cyangwa se urupangu rw'iwawe hariho umuzamu, ariko umuzamu kuba ufite umuzamu ufite nashaka bafite n'imbunda, nashaka bafite inkoni, abandi baba bafite ibyo ari byo byose, hari n'abatagira icyo bafite ariko gusa ngo n'umuzamu. Ariko ntabwo bihagije wowe nk'umugabo uzi yuko urugo ari urwawe, ntukaryame ngo usinzire, ntukwiye kuryama ngo usinzire ngo wiringiye yuko urugo rwawe ruriho umuzamu. No, umugabo waba uryamye, waba ufite abazamu magana ngahe, ugomba kumenya yuko abazamu, niwiringira umuzamu azafata inshingano, niwiringira umuzamu azafata inshingano. Ako kantu reka rero tube maso. Ubundi numva nyine ko guhagarara mu marembo ntabwo ari ukugenda nyine ngo ahagarare hariya kuri gate, oya, kuko n'ubundi tuzi ko umuzamu we n'ubundi ahagarara kuri gate ashinzwe umutekano nyine w'ibyanyu byose, w'ihema. Turabasuje kandi nawe rwose Imana yo mu mahoro ibaho umugisha, kuko bafite umumaro mwinshi cyane. Imana ibaho umugisha cyane, ukuri ni umuhamagaro ukomeye ku kwitangira ubuzima bw'umuntu. Burya tujye tububaha cyane abantu mufite abazamu, tunagaya batabikora uko bikwiye, kuko hari uhabavuga ati wiringira, ariko utekereza ko ufata umuzamu ukamwiringira, ukaryama ugasinzira, ukamubitsa ubuzima bwawe, kandi warangiza ukamusuzugura. Hari ntago ari bose, ariko musuzugura abazamu banyu. Imana bababarire, ko mwisubireho, na Ado Vibes nk'umuryango we bababarire, mwisubireho, umenye ko uriya muntu usuzugura agufite mu biganza, yakugirira nabi yabishatse. Noneho ibaze ko ari uri kurinda umutekano wawe, akagukingira ikintu cyakugirira nabi, ariko bwacya ukamusuzugura. Ni nayo mpamvu uko umufashe niko abikora. Iyo umwubashye ukamwakira, ukamufata nk'umuntu wawe, ukamufata nk'umuntu ufeza party, nk'umuntu umwe muri mwebwe, umwe mu muryango wawe, umuntu wizeye, ukaryama ukavuga uti reka nsinzire kuko ahari, wakagombye kubimwereka mu bikorwa kugira ngo nawe abyakire mu mutima. Ibyo bizamufasha gufata inshingano nk'uko bikwiye, n'aba ari hari avuga ati nta kintu na kimwe nshobora kwemera yuko kigera kuri boss. Uzi ko n'umuzamu bari abarinzi bari mu nshingano zabo neza, kandi babanye neza n'abakorera ako kazi. Uzi ko iyo
iyo ni patriotisme ni nk'umusirikare umeze neza ufashwe neza ukunze igihugu cye kubera yuko inshingano ze nizo agombwa nk'igihugu biri mu murongo utunganye ni wowe uvuga uti niyo byaba ngombwa nakemera gupfira boss nta kintu na kimwe gishobora kumugeraho kinciyeho nibyo bita kwitangira iki umurimo ibyo rero byose bituruka uko ufashwe cyangwa se uko ubanye na boss wawe na wa muntu ugafasha ubwo ni message aba boss mumenye uko mubana n'abantu mushinzwe gukoresha nibyo bizatuma bakora akazi neza kandi namwe mukagubwa neza Imana ibaho amahoro n'umugisha umunsi nabifurije Imana kwiga gutanga nabifurije amahoro n'umugisha kwiga guhagahimbaza musi abazamu bacu kuba bafite kandi agahimbaza musi k'ingenzi umutima mukagira ngo ndamufite jewe ntawe mfite ariko mwebwe mu mufite wowe umufite umwitaho gute iga kumuhagahimbaza mugiye mufite namuhemba neza pe nkamuha na tip uko ankorera neza akazi twikomereze wenda twavugaga ku nshingano z'abagabo kubera umwanya umuntu yavuga ibintu byinshi cyane ariko abagabo dukwiye kumenya yuko ntabwo dukwiye gusiganira inshingano n'abadamu bacu no uko byamera kose hari inshingano tugomba kandi burya abadamu Imana uko yabaremye uko baremye byanga bikunda ibyiringiro byabo hari uruhande Imana yabashyizemo ko urwo rugomba gushingira ku bagabo rero birababaje ko umugore azahindukiza amaso akurebaho nawe ukareba sinzi aho uzareba nawe imba uzareba ijuru niba uzareba mu kirere abagabo mutubahiriza inshingano zanyu mukumva yuko mugomba guhagarara mu marembo k'umugabo guhagarara mu marembo k'umugabo ntago ari uko igice nuko mu bintu byose ugomba guhara uvuga uti no kandi hari abagabo nakita ba ntibindeba umugabo wa ntibindeba ukumva yuko ikintu cyose uzarindira ko umugore ari we ugikora bitewe hariho n'abagabo babona akabona umugore we hari ukuntu afite debriyage ukuntu hari ibintu ashoboye akavuga ati ewana biriya azabikora noneho intandaro kugira ngo yangize ibyo afite akangiza ibyo afite ndavugamo nk'imitungo akabikoresha uko abonye kubera yuko azi yuko ngo umugore we iyo rukomeye ngaba afite uko yigenza ndahita nkomozaho akantu hari ibintu nanjye numva cyane ngo byo bita ngo ni ukwizigama nuko kuzirika ku mushumi abantu bazirika ku mushumi turabashohoje ese dona uzirika ku mushumi kuzirika ku mushumi ni ikimenyetso cyo kutizerana hamwe na hamwe burya niba abantu duhuje ibibazo mukumva ko kuva kuwa mbere kugera kuwa mbere muzaba musangiye igito n'ikinini ibi ngibi bitandukanye no kuzigama mu buryo bumvikana ariko guhishanya ugasanga ngo ngo abimenye ngo yanyica ngo akangaga ngo ashyire kure ngo mana yanjye ngo nugushyira munsi y'intuza noneho bagahora bahishanya ibi ngibi ntabwo biri mu bantu wenda muri rubanda rugufi gusa kuko mu mateka ugiye usanga hari imitungo myinshi cyane abagabo tuvuge bagiye bapfa ikaribwa n'abikantarange kubera iki ko babayeho bahishanya n'abagore babo akaba afite imitungo umugore atazi aho iba akaba afite imitungo abana be batazi aho iba atarayabanditseho namwe bagabo mufata imitungo yanyu mukandikaho ba mama wanyu mukanga kwishyiraho abagore banyu ngo kubera yuko hari ibyo mutumvikanaho ngo hoya ngura mugore ntago mwizeye ngo ningenda ngazabirya wenyine gira Imana ntago nyitukana Imana ishimwe hasone ko bibabaje biriho hari abagabo mufite imitungo mwanze kwandikishaho abana banyu mwanze kwandikishaho abagore banyu kandi mwarasezeranye mujya kuyandikishaho ba mama banyu kandi abamama banyu nabo bamwe barabizi wowe nk'umubyeyi ufite umukazana ukaba ufite abuzukuru uzi yuko imitungo y'umuhungu wawe kwanditseho uri umugore w'umuhungu wawe hajya ubwo ubundi uba wifuriza icyo muryango ahangaha ndumva umubyeyi ngewe rwose mabukwe ndamushoboje cyane ni mama nkunda naramubwiye reka mbasetse rero mwese mu gihugu ngewe mabukwe ibintu bifashe indi ntera ari buze kubyumva naramubwiye nti rero mubyeyi we mama wanjye ngewe kuri uyu munsi ngita umukobwa wawe nanjye nzakwita mama kubera ko nuzana ibyo bakazana n'abakinumva
ntago nshaka kuko bizambaho ngira ngo mbyirinde rero by'abakazana na banyirabukwe ngewe nshaka kwibera umukobwa wawe umukazana na nyirabukwe nuko iyo mu miryango biracika umukobwa we mbese yikundira ndetse byabaye mahwi rero bigereka mabwe n'ukuri none se n'umubyeyi wabyaye araheka arera umuntu tubana umunsi ku wundi ni gute nakumva yuko hari icyo namukinga n'umubyeyi wanjye rero ngahibaze noneho rero mwababyeyi mwe mwabyaye ariko warangiza kandi buri kusenga uvuga uti mwana wanjye uzubake mwana wanjye uzabyare none umwana wawe agiye kubaka ni wowe ugiye kumusenyera bimeze bite ni gute na oya wigaye rwose kandi wisubireho birababaje bagabo muzi ko mufite imitungo yanditse ku babyeyi banyu mwarahishe abadamu banyu subundi kuki wamushaka turabagaye ntabwo ari byiza aho niho amakimbirane aturuka kandi ibyo bijya kuba bitewe byaraturutse ku makimbirane ibyo mushinjanya byose ibyo mukorana byose menya yuko mama wawe adakwiye kwandikwaho kuri bintu niba mufite ibibazo mubikemure ariko tekereze ku bana bawe ejo icyo ni cyo kindi gituma abana bakura ugasanga umwana nta gaciro aha nyina umwana udaha agaciro mama we bitewe n'ukuntu papa we abifitemo uruhare ibyo ni ibiki koko Rwanda rwacu ndetse mvuga ngo Rwanda rwacu yes u Rwanda rwacu uburundi bwacu ubu nanjye vuga ngo n'ubugande bwacu nta kibazo umurage wacu no barabyumva kandi barabyumva uwo murage turimo guhaba iyo mvuga cyane aha ngaha nibanda kuri bene wacu mu bihugu twegeranye ikindi mbabwire ibi ngibi turabivuga mu Kinyarwanda turabivuga mu rurimi duhuriyeho dusangiye ariko isi yaranduye ntabwo ari wo wonyine n'abazungu niko bameze n'abashinwa niko bamera iki sinzi ukuntu iki kiganiro nazagitanga ariko ibyo mubona iyo ngiyo no mu bundi bwoko birimo no mu bantu b'uruhu rwera nuko ariko reka dusa n'iwacu byo ni ibyabo bafite imico yabo nubwo dufite yo nyine tubona duhuje ariko twebwe turashaka kubaka umuryango wacu navuze ngo mugabo uhagaze mu marembo ute uhagaze mu marembo ute abo mu mahema bafite umutekano kubera ko uhagaze mu marembo sinzi wenda kubera umwanya ndabona ugiye ariko ntabwo wenda turi buvuge ku byo ubutatuzavuga wenda ku byo washatse kubivugaho ariko uyu munsi ngewe nazanye ku bagabo abagabo mwabagabo mwe mureke tumenye dufate inshingano aho wakoze amakosa tuyakosore rega dufashe n'abagore bacu kugaruka hari igihe burya ibintu bishoboka niba ari nawe witaga umunyamakosa reka no kuvuga ibintu wenda nzabivuga ubutaha ariko ndacyari ku mugabo ariko reka ndacyari ku mugabo kiraho n'ubundi tukiri ku mugabo hari ikintu wakomojeho cy'umugabo ushobora kuba afite umutungo umudamu watawuzi ngewe ni ukuri mba numva ari ibintu bibabaje numva n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe none wahisemo umuntu nta wamuguhitiyemo umva iki kiganiro tugira part 1 ndakora part 2 yes ariko reka noneho ariho ngewe nsoreza cyo gutwara uhisemo umuntu nta umuguhitiyemo menyesheje imiryango irabashyigikiye ariko uwo muntu wihitiyemo amarangamutima yawe yaguyeho wowe ubwawe umutima durumbanyije ukabura amahoro ukabura amahwemo ugahaguruka ukajya kubwira uyu munsi ntiwifuza ko amenya umutungo mutuzi ukagira ibyo usezeranye uti ni ukuri ndagukunda sheri mu bibi n'ibyiza nzagukunda koko noneho hari ibyo numva mu bazungu ngo bajya basezerana ngo ivangura mutungo pe birababaje ariko noneho reka ibyo ntitubyiteho kuko ni umuco wabo ariko numvishe no mu Rwanda bababaza none hibaze mwahisemo kuvanga umutungo none mwarangije guhitamo kuvanga umutungo ariko uyu munsi ntabwo ushaka ko umugore wawe amenya umutungo mufite ese umufata nk'ikibundaho ni igikoresho cyawe
nuwo kwishimisha mu gihe nyine wumva ko ukeneye kwishimisha gusa. Oya, mwaje kugira ngo mucyazanye, mwaje kugira ngo muhana amaboko, mwaraje kugira ngo ya maboko yawe afite aharangiriye mwubake umuryango uhamye nayo, noneho mwubake umuryango ukomere. Umuryango kuri niba uri umugabo ukabuze yuko umugore atazi umutungo wawe, cyangwa se nawe mugore ukabuze yuko umugabo atazi umutungo wawe, birababaje. abo nabo tuzabagarukaho isubireho. Ni ukuri pe, birakwiriye yuko tubaho dukundanye, tukumvikana, tuziranye. Ni gute muzapanga imishinga ibateza imbere se niba utashobora kwemera ko mugenzi wawe amenya ibyo ufite, cyangwa uduke utwije nubwo muzapanga imishinga ni hahandi umuntu agenda kubaka amataje mu Burayi umugore atabizi. Ariko ndabashuje mw'abantu mwe bateze gutyo, ariko ni ukuri tukomeza kuvuga n'igihe cyo kubakana no kungurana ibitekerezo. Niba uzi yuko ufite iyo ngeso please ihane. Urakoze cyane. Nkuko tuvuze, reka nkubwire kuko umwanya nta nubwo ari byiza gutanga ikiganiro kirekire cyane kuko ni ibintu byinshi cyane, ariko iyi ni tuyigire part 2, turaza gukora indi mu kanya rwose. Ibyo ngibyo turakora part 2. I'm sorry, this is part 1. Iyi ni part 1, turakora part 2, ariko icyo tugamije ni kimwe. Narababwiye ngo tubitindemo, tubibemo, tubihindura umuco kugeza igihe dutanganye ubuhamya twavuga ngo ibintu byarahindutse, ibintu birimo guhinduka. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Nshuti banyamuryango ba Ado Vibes, ni mwebwe, ni twebwe. Nkunda kuvuga ngo yawe Ado Vibes, yawe Ado Vibes yacu, twiyubaka twubahana. Ado Vibes, mukore subscribe, abakora share musharinge, kuko ibingibi ntago ari ibyanjye gusa, si ibyawe gusa, ni ibyuriya, ni ibyuriya, ni ibyuriya, ni ibyuriya, nuriya. Imana y'amahoro idumugisha. Duhe comment zanyu, ibitekerezo byanyu turabishaka kugira ngo dukomeze twubakane. Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza. Ni akagaruka Ado Vibes. Imana ibahe amahoro n'umugisha. Can you say bye bye for now? Ndabakunda cyane mwese, cyane inshuti zanjye. Imana ibiteho, ni ukuri gusenga kwanyu umunsi kumvirwe. Amen. Amen. God bless you. Shalom.